nibutse akantu katubayeho. Umugabo ngo yagiye mu kazi n'ejo yari yakiriwemo, uri kumva, ntiyatahana amafaranga. Umwana aravuga ngo ashaka ifiriti. Mbwira umugabo ngo umwana yambwiye ngo ashaka ifiriti. Nteka ifiriti, nkishyiramo ifiriti za mbere, gazi birashize. Arangije ahamagara. Mbese wowe yari bosi wawe, uri umukozi ariko mana. Kandi ibintu byose ari wowe ubikora, uvunika pe, avunika. Ako kantu nanjye karandiye. Arangije aramubwira nyine gazi iramushiranye n'iki twari dutetse. Araza. Bro aragenda ajya kudufatira gazi. Ejo kariya kantu karambabaje. Ejo ngiye nsanga inkuru yabaye ikimamo ukuntu gazi yadushiranye dutetse amafiriti. Amarira urira none nibwo uhamya bwawe bw'ejo. Ubwo buzima nabwo nabuciyemo bwo kunkoresha bari kumprofita kubera yuko ntaramenyera igihugu. Kandi bene wanyu umuntu akagukoresha ukaburara ufite amaproje yenda kumena imashini. Ndakora ngera nsaba Imana ikiruhuko. Wari wakora ukagera ugasaba Imana ikiruhuko. Ubundi hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo ariko se mpinduke urukwavu cyangwa mpinduke intare ge irya buri nyamaswa ihuye nayo. Ugahita uhinduka intare cyangwa ugahinduka urukwavu, biterwa n'amahitamo. Nge nahisemo guhinduka intare. Mbarunduhura uyu mutwaro muranikore, mbarubwira abantu bavuga ko ngufatira umwanzuro. Kuba muri Kristo, kuba muri we nibwo buzima. Kurya kubeshya ngo wamurongoye utamurongoye, akagenda hari imbere mu rusengero akavuga ati wandongoye n'iki, bakagutenga mu rusengero. I don't believe my eyes. Sijui kama naota. Okay. Turagarutse tuvuye kunywa amazi. Soda yanjye yashize sheri. Ankiriyemo agasonda. Citro. Reka nyizanire. Bubagane basuhuye. Aisha ninjye utahagurutse, we wahagurutse ubwo ushaka. Unzanire citro. Basuhuye. Bubabwira. Okay. Sige tunywa n'agasoda. Turabasuhuje cyane bakunzi bahirwa and Clarisse. Uyu munsi ni ukunywa citro zo mu Rwanda zamenetse hano muri Kenya. Sheri banguka nabuze ibyo mvuga. Tugiye kubabwira igice cya kabiri cy'ukuntu twatangiye ubuzima tudafite akazi. Narakanze. Naranze akazi kabisa. Banguka. Ndimo ndavuga rega ndi kuganira. Ntago navuga ibintu byinshi adahari. Inkuru hari ukuntu ayimfashamo ikaryoha cyane. Ninjye kavuzivuzi rero. Ntabwo uri kavuzivuzi ariko nyine neho munyabiganiro rega. Asuri gutinda. Banguka. Ihute. Okay, yahageze nako ntuza yahageze kavatiri. Uramutse untutse ngo ndi kavuzivuzi ntabwo nazongera kujya nkuvugira. Umva rero Byanga urabizi. Ngabasuhuze abantu bawe. Hobe. Okay, nabwiraga ko tugiye kubabwira igice cya kabiri. Amanyari ni cya gatatu simbizi neza. Iyi nkuru ni nde ubuhamya bw'umuntu bubari burebure. Nuko rero ukuntu byagenze. Abo bantu b'Abanyakenya baragiye kandi nubwo bagiye urumva nge nagombaga kubaho kandi nari niyemeje yuko iki gihugu ngomba kukibamo. Urumva? So
nibwo rero natangiye gushakisha uburyo nagenda nca mu masitidiyo ngenda amenyana n'abantu urumva hari studio imwe nigeze kujyamo nsanga y'umuhanzi ari kuririmba nta nubwo yari anakaze cyane ariko yararirimbaga nyine ukumva nta kibazo ndabwira ati rero ndi kumva ufite umurongo rwose yarimbaga indirimbo z'Imana yarimbaga na neza pe ndabwira nti nakunze ukuntu uririmba buriya nta kuntu nagukubita akantu kaga promotion kuri iyo ndirimbo yawe wari uri gukora nkayigukorera for free ntugire n'atanuma sha umuhanzi arankatira arambwira ngo njye nta gahunda mfite zo gukora video n'abandi yo nagendaga ninginga buri muntu ngukorere simfite gahunda ndacyari mu audio simfite gahunda yo gukora video nyine bakambona nk'umuntu w'umudage uri aho ngaho bikambabaza ahubwo ati okay hari igihe bazamenya wundi we nkimara kwiyambura ubushwambaka abo bari kumwe nabo wenda batakiyoka ajya jepurarimbye gute simbizi hari igihe bazamenya bari kubera hari igihe muzamenya wundi we maze kwiyambura ubushwambagara noneho rero ndavuga ati ni hatari nyine ariko njye nari buriya ngende mu bantu bazi kwihanganira struggle mba ndi kubona uko ejo hameze rero bigatuma aho ndi ako kanya hatandangaza aho ndi kujya ndi kuhareba ni heza ariko ahangaha ngomba gustrugglinga byanga bikunda kuko uyu umuntu aba arahera kuri rimwe ntabwo ahera kuri kabiri rero iyo uri kuri rimwe menya kuri rimwe nyine wikwibwira kuri kwijana sibyo gusa nabwo ndashimira abantu akanshimire ku bantu sheri nkigera hano wenda we ntabwo wari uhari hari urubyiruko cyangwa sosiyete nisanzemo y'abanyarwanda baramfashije cyane babandi twababwiye twahuriye kwa mwahuriye wewe wahuriye nabo kwa Pasiya so nkigera ahangaha Garasi nayo yagiye ampresenta ku bantu benshi harimo urubyiruko rw'abanyarwanda bakoreraga ahangaha so baramfashije cyane mu bijyanye n'imitekerereze kumva yuko ntari njyenyine kumva yuko ubuzima bushoboka nkibabona nanjye nk'uko wavuze nase mvuga ati birashoboka bya bintu kuko nasanze abantu benshi bafite inyota yo gukora video bose bakeneye umuvideographer bashaka ni umuntu wabakorera nsanga barantegereje buriya nanjye naraje nza kwa Pasi nkuko nawe waje naraje nzayo bampuza n'abantu urumva bampuza n'abantu ubwo icyo gihe na Garasi yarari bampuza n'aba Dani wandi yitabye Imana muri ridashira Dani forever umwana mwiza cyane yaranambabaza cyane iyo mwibutse kuko yaranyakiriye kandi afite umutima mwiza cyane noneho n'abavandimwe be harimo Karungi cyangwa na Shihiro Papa Nash Karungi Samu icyo gihe araharira cyangwa yaje nyuma ariko Samu nawe ndumva sinibuka neza ko ariko bimenya yarahari ese ari Papa Nash na Dani ninde mwahuye bwa mbere nahuye na Nash Papa Nash bwa mbere ndikumva rero umuntu twahuye bwa mbere yego ndikumva rero twahuye bwa mbere na bataci ko naje ngewe ubundi hari indi rwonje no gushutinga yabo
indirimbo ya gospel irimo Touch, irimo Garasi, irimo Mama Keisha. nuko ubwo Nashi ari mu bantu banyakiriye mbere ndetse mukorera n'indirimbo namukoreye nayishutinze uyu munsi ejo ibyo kuri YouTube. Wow. Icyo gitangaza twahakoreye narayishutinze ku manywa ninjoro ndayeditinga mu rukerera turi kuyaplodinga kuri YouTube. Nta bintu by'imikino nari naje nje. Ubwo John Pango yaramfashije kubona studio, yankodesheje studio, icyo imashini icyo gihe ko editingiraho hariya Umoja. Nabibaze iyo stress man, ubyutse ushutinga uraje nta nubwo ugiye kuruhukaho, ese wicara ureditinze. Nge nareditinze nanicaranye na Nashiro ku ruhande gutya agera arasinzira. Tutsi biramwica arasinzira, ndakomeza ndeditinga ndayirangiza. Muri export niho nanjye nubitse umutwe ku ntebe ndasinzira. Mu masaha ngahe ibirarangiye export tuhita tuyaploadinga. Urumva hari ibintu bishyushye cyane. None mpita mbona ko apeti abajama bafite inyota yo gukora, mpita numva ngize courage. Abo ngabo twarafatanyije muri urwo rugendo cyane hamwe na Pasi. N'iki gihe yaramfashije kumpuza n'abandi batandukanye abanyakenya baki, mbishimira cyane. Ariko kwinjira muri gospel bikangora nkabura aho mpera kandi nashaka kwikorera gospel, gukorera abantu ba gospel cyane bene wacu. Urumva bikangora cyane. None nabinginga bakanga batarabona akazi kanjye. Bura umuntu witwa Merci Mukwiza ndamushimira cyane kubera ko ni umuntu urumva udasanzwe. Navuga ko adasanzwe kubera ko Imana yamunyujijemo ngewe kugira ngo abantu babashe kumbona. Ariko Trezor producer wacu uri muri Australia, Trezor nzi kamera nkuko yitwa Trezor. Rero reka nkwereke ukuntu yamfashe. Garasi niwe wanjyanye kwa Trezor bwa mbere, ambwiye ngo ari producer ngo umwana mwiza. Ndagira ndamubona Trezor. Ako Trezor buri ukuntu twamubonaga niba ariko ameze abantu bameze kuri ababaho azajya mu ijoro adapfuye. ko yarakabije ubwana bwiza. Noneho nta kintu mbese ni nkaho yibera mu ijuru. Nta kibazo yigirira buriya ni ukuri ko Imana niba ukuntu nyine agaragara ariko ameze exactly. Sharika nkubwire abantu haba hakiriho abantu n'ukuri yekoye. Mbega umugabo ubu yabaye umugabo, ntabwo akiri umusore. Mbega umugabo, mbega umwana mwiza utabaho. Nuko rero Trezor buriya niyo watangiye kujya uturaka two gukora video lyrics z'amakorari, nkazandika lyrics utu-lyrics nyine. Urumva watangira kumpa utu-lyrics amafaranga nyine make yajyanye n'ibyo bya lyrics. Ndikumva ntajya ngiye mu biciro cyane by'ibyo bintu. Nuko rero nyuma nibwo yampaye n'uwo ngo witwa Merci. Ubu ngubu nawe ari hanze, sinzi ahantu ari, nimba ari muri Australia cyangwa muri Amerika cyangwa muri Canada. Nawe yaragiye ariko yararongoye. Ndikumva yararongoye nawe. Ndikumva yararongoye umenya. Sorry ntabwo nubwo yantumiye ariko nzamuca n'amande. Nuko rero Merci Mukwiza shaho araza ngo mukorere lyrics.
yo byaranshimishije kubona umusore uririmba gospel ukiri mutoya nahise numva nishimye ndavuga ati gospel nazinjiyemo abandi Trezor yanyerezaga amaudio asigaye nkahita nzikora nyine yazima kuri WhatsApp nkahita nzikora nanjye nkongera nkamwoherereza urumva byaga ari ibintu byo byihererekanya buhanga twakoreshaga ikoranabuhanga ntabwo twajyaga mu bintu byinshi so rero uwo Merci we yaje kunyirebera ahita ntera courage avuga ati sha umuryango wa gospel ndawinjiye tu byanga bikunda ambwiye lyrics mutavuga ati ndawukora lyrics ariko reka mwere kunda yigukorera uranyishyura ariko ntacyo ngereka mukorera akantu k'aka video tu nta kibazo ndanakwandikira izo lyrics sawa tukora ka video ka simple ariko ako ka video gahita gafungura umugisha gospel yose ndakora mbona ninjiye muri gospel neza kubera ku kantu gatoya kampaye abakiriya benshi urumva kampa abakiriya benshi kampa abakiriya kagena kampuzana abantu bura ushobora gukora akantu gato ukibwira ko ukoze gato ariko narinze nkora n'indirimbo nyinshi abantu bakinyohereza yindi ngo nese ngo wankorera nk'iyi bose imana yanjye iyi ni video harakantu nyine kakwinjiza urumva noneho abantu bakagira ngo bakabona ari keza kuko imana yagasize amavuta tumbe nyuma wakoze n'ibindi byinshi ariko gakomeza kaguhaba n'abandi so waramfashije Merci no kungira n'icyizere tugakorana twakoranye n'ibikorwa byinshi twakoranye n'indirimbo nyinshi hari niyo twakoze nyuma yaho igiswahili nakunze cyane nayo ingoma ku mutima ntaga tunayiririmba we ko nyibagiwe yitwa ngo ikijere igiswahili iravuga ngo ndayibagiwe twaga tuyiririmba twayatirimba turi gusenga yari indirimbo nziza ariko ndaza kongera nyige tuze tuyicuranga nawe ikunze cyane yaranyubakaga iriya ndirimbo cyane so Merci aba umwana mwiza b'inshuti nziza tubere inshuti so naho rero twagiye duhura n'abandi bakiriya benshi batandukanye siko byagenze niko byagiye bigenda wari urimo urashimira nyine abantu arimo urashimira abantu kubera muri abo bantu nashimiye buriya rero ugiye mu byo gushima ukibagirwa abantu hari igihe abantu bagira ngo wenda umuntu nibagiye kuvuga kandi twarahuye muri icyo gihe kandi akaba hari uburyo nyine yamfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntagire ngo ni urwango ubwo namwibagiwe bisanzwe sibyo se nibyo ariko nanone ntago buri muntu uje mu buzima bwawe hari ikintu asiga gukoreye uri kumva cyaba kibi cyangwa cyiza kiba kigomba kuba isomo ryawe mu buzima kandi rigufasha kuba wagira ahantu ugera umuntu wese uzagera mu buzima bwawe aba ari uw'umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi so rero umuntu wese wahuye nawe muri icyo gihe akagira ikintu agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi wese yumve ko amushimira ariko hari abantu baba ari ingenzi pe udashobora kwibagirwa tugenda none tuvugisha ukuri hari umuntu uba waragukoreye ikintu uri kumva ikintu rwose ku buryo kuba wabyibagirwa ari ibintu bihambaye uri kumva ari ibintu bihambaye pe rero ngewe kuko naje na nyuma uri kumva abo wabashije kumbwira uri kumva nawe wabashije gukorana tukanakomezanya nanjye bakanyakira muri ubwo buryo tumva ari abo wavuze urumva ni umuryango wa Pasi uri kumva wahuriyeyo n'abo bari abana bose bari abasore bose harimo ubu babaye abagabo bose babaye abagabo nta musore ukirimo bose babaye abagabo ni abapapa rero bose babaye umugisha ku rugo rwacu ni ukuri babaye umugisha ko batweretse Nairobi bamaze kutwereka Nairobi bakajya bunga intege mu mugabo wanjye bakamuha mu bitugu bita Nashihiro we
cyangwa abo bita bamenyereye wenda nko kuri Karungi. Karungi. So Karungi uriya- we n'umuntu ukomeye. uriya twagendanye cyane mbega mu buzima bwa Kenya, urumva mbega yambereye inkoramutima, twagendanye cyane, twabaye inshuti magara, urumva ku buryo nyine navuga yuko salute tunamuterera isari kuko yambereye inshuti nziza mu gihe nari nkeneye inshuti imba hafi, inyizereramo, ikizera muri plani zanjye, akampa icyizere, akabona ko iyo ndi kwerekeza ari ahantu hazima, kandi yamfashije muri byinshi, gushaka amazu kugira ngo tuzi ko twaga turi kwirukankana mu bintu byose. N'iriya nzu twimukiyemo y'ibyumba 2 ndabyibuka ko mwari kumwe murampamagara ngo ninze nyirebe, bari kumwe na Karungi muri kwishaka, bahamagara ngo nze nyirebe. Kandi kumva na John Paul yagizemo uruhare iriya nzu. Njyewe ubwo nabonye Karungi njyewe iyi mpamvu ngiye Karungi nanjye ntajya mwibagirwa, uri kumva ni umuntu Karungi twarahuzaga ibitekerezo n'ikintu wanze kumva. Karungi we yo twakivuganaga, twahitaga tugihurizaho tugahuza ikintu tutakivuganyeho, tukaba turagutsinze. Urumva Karungi yari umuntu duhuza, sinzi impamvu twahuza nyine, iyo natekerezaga ikintu nawe yabaga yagitekereje gutyo, noneho njye nkakikubwirwa nkakucyumva, noneho Karungi yaba ari aho ni nkaho twakivugiraga rimwe, tukaba turagutsinze, tukaba tugutsinze kandi tukagikora kikaba ikintu kimeze fresh. Rero yari umuntu mwiza. Ikindi kintu Karungi buriya hari akantu ni uko umuntu adashaka kukavuga kuri kamera, ntabwo ibintu byose tuba tugomba kubivuga kuri kamera. Hari ikintu buriya wigize gukora mu buzima kiratunezeza, uri kumva, turavuga tuti kabisa, ni naho hantu wahise uvuga uti uyu niwe muntu ngomba kugumana nawe nkagendana nawe. Sizirimo icyo kintu kibutse. Ntabwo nkibutse kuko nyine uragitsinze kandi nanjye urakinsinze. Yego. Oya ni iki kandi ari ibintu biba byakuvuyemo ukaza ukabimbwira. Ikintu yagukoreye ukuntu hari igihe wigize gukorerwa akanama, ako kanama akakava akita shaka runo kuri do. N'Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane. Njye hari ibintu byabaga ntabizi, uyu nguyu akaba ari ubinzaniye. Oya hari ibyo wenda ntajya kuvuga kujyamo muri details, ariko wabaye inshuti nziza. Gusa navuga ngo yabaye inshuti nziza mu gihe, urumva, bose bari bantashye. Wari wagera tinya umuntu kwereka inzira. umva reka nkubwire, so njye navuga ngo Karungi wambereye inshuti mu gihe nta nshuti nari mfite, urumva. So bisobanuye ngo ndabizirikana cyane kandi sinzanabyibagirwa, nzabibwira n'abana banjye. Ubundi hari umuntu nuba muri iki gihugu cya Kenya, nkitekereza Kenya ubwo ahita azamo Karungi, urumva, agomba guhita azamo ku isonga, kubera ko twagendanye mu bihe byari bikomeye. Twagendanye mu gihe nari ndi mu rugamba rw'amasasu, twacanye mu masasu, kamvuge gutya, twacanye mu muriro, twacanye mu masasu, twacanye muri byinshi. So bisobanuye ngo umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye. Ndashimira arya Karungi na Samu mukuru nende ni Karungi n'umuntu nawe Samu. Samu nawe turagushimiye, wagiye uturwanaho muri ubwo buzima bwo gupfundikanya. Samu yajyaga turwanaho, akakuguriza amafaranga. Ntabwo ari Samu wenyine, akaguriza ukaburetse nyine. Reka mbanze mvuga ibyonzi, sibyo? Reka nanjye mvuga ibyonzi, uri kumva, nanjye hari ibyo mba nibutse, uri kumva.
njyewe nk'umugore mu rugo uri kumva hari igihe ibyo kurya byabura abantu twavuze amazina bihangane twari dukwiye kubavuga igo pe sha nimwumva icyiza bose ni bibabanga n'abasitari nta n'uwanga kuvuga oya nimwumva bibabangamiye mu twihangana ari igihe ikintu kikurenga pe iki kiganiro twakiteguye igihe kirekire nuko twagiye duhura na challenges cyo gushimira abantu muri kino gihugu cya Kenya n'abantu benshi birirwa batubaza ngo ukuntu twebwe twashoboye muri Kenya byagenze gute n'ibiki ariko reka abantu bagiye baturwana bakaduha amafaranga yo guhaha harimo Samu uri kumva kandi ushobora kuba utabyibuka ngereka nkubwire buriyo narakubwiye ngo cyane abantu bose buriya uko byagenda uko ariko kose umuntu wankoreye ikintu cyiza kikankora ku mutima ntabwo nshobora gufata ibyo bintu for granted ntabwo nshobora kubifata nk'ibintu biri aho ndi umuntu uzirikana ineza nagiriwe umva niyo ntakuvugisha no ntagira gute ndi umuntu ubizirikana wowe urabizi ko nirirwa mbivuga nkavuga ni njye buriya hari umuntu mba mfitiye nk'umwe ndabyibuka nkabizirikana uko byagenda uko ariko kose ntabwo nshaka kwibagirwa ineza Samu yari umubosi niwe mubosi twabaga dufite sibyo tukareba tukana tugiye kuburara Samu yari emergency call yari 911 yari 911 tukata tumuhamagara akahita guhereza nta ntugunda wapi noneho Dani nawe mana we yagiraga umutima mwiza umva twa dufite ubundi za 911 twa dufite 911 yari Samu Dani na Karungi yajyaga amana utugifti Karungi twarahuzaga kamana utugifti tw'udukweto yarakiri umusore atararongora twa dufite 911 eshatu abo bantu batatu muri abantu b'ingenzi muri Kenya ku buzima bwacu Imana ibaduhera umugisha turabashimiye noneho hari ikindi kintu uvuga hari abandi bantu ushima erega ubwo ndi kuvuga ubwo ni ukuvuga muri icyo gihe ni muri icyo gihe n'icyo gihe twari tumeze nabi Imana muri icyo gihe nyine byari bitoroshye urumva se turashimira Imana yo mu ijuru yabakoresheje ikabaha urukundo rwo kudukunda mugakunda umugabo wanjye mukamukunda cyane mukajya mumwumva mukamufasha nukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihabwe umugisha mwinshi cyane turayishimiye ntago twareka kwishimira kubera ko ikorera mu bantu niyo yabakoreshaga mwe ntabwo mwari kubyishoboza Kristo atari kumwe namwe turabashimira turashimira Imana rero gusa sinabura kuvuga ko hari n'abatekinze advantages yuko umuntu ataramenyera bakaba bagira gusa abo ngabo sindi bubavuge nabo turabashimira ihanganye nyine hari nk'ikintu kiba cyarambabaje nagakwiye gusangiza abakiriya banjye ngo abakiriya bahirwa ndi Clarisse abasubscribers abakiriya abafollowers inshuti aba friends urumva n'abarebye ngo aba viewers views abantu bose nagakwiye kubasangiza kuri experience hari igihe umuntu agera ahantu mu gihe ari gutangira ibintu abantu bagashaka kumukoresha cyo bita to use someone urumva to use you mu nyungu zabo kugukoresha hano babyita kutumia urumva ukaba wakora umuntu ameze nk'umubroker cyangwa umukomisiyoneri kavuga ngo uyu mukiriya yishyuye aya ngaya urumva kumbe yishyuye ukubye gatatu urumva kandi agahita akubwira ngo yishyuye urampaye icya kabiri nanjye nsigarane ikindi tuvuge nk'urugero reka tubivuge neza ugasanga umukiriya yishyuye nk'ibihumbi wenda 30 byahubwo ni nka 300 y'amanyarwanda tuyabare mu manyarwanda kwanza yishyuye 300 ni nk'urugero noneho umuntu agahita akubwira ngo uyu muntu yishyuye 100,000 yishyuye 50,000
nyumva neza Mm. akavuga ngo yishyura 100,000 uri kunyumva kandi unyumve gusa noneho ati kubera ko ari njye wamukuzaniye mukagabana ndaguhereza 50 nawe nanjye njye 50 kumbe yishyuye 300 ukarya senkani kandi wakoze buri kintu yewe hakaba hari n'uwakwishyura desa cyangwa desa senkani ubwo ndi kuvuga ingero ababyumva ubwo baba bari kubyumva ubwo nashyize mu manyarwanda ukabona bagukubise ya senkani yawe nyine ya kawaida kandi nawe ukayishyurwa nabi umwe bakaguha 10,000 ejo bakaguha 20 ejo bakaguha 5 nabyo ntibatinya kubiguha urumva ubwo nashyize mu manyarwanda kugira ngo azagere ayo 50 akahagera icyo yacyabise abo nabo turabashimira kubera ko baduhereza ubwenge bwo kumenya ubwenge abo ngabo nabo ndabashimiye kuko batumye fata umwanzuro wo kuba intare mu ishyamba aho guhinduka urukwavu urumva nibo bangejeje ahangaha mpagaze ko batumye mfata umwanzuro wo guhinduka simba urumva sinatinya kubivuga batumye ubundi hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo ariko se mpinduke urukwavu cyangwa mpinduke intare ijye irya buri nyamaswa ihuye nayo ugahita uhinduka intare cyangwa ugahinduka urukwavu biterwa n'amahitamo njye nahisemo guhinduka intare urumva rero mwarakoze cyane kunicanua asante sana kunicanua ariko kujya uzabivumbure nabyo bivumbura amagufa yaraboze ako kari agaciyemo mu mbabarire nashimiye cyane ariko ntawe ushima ntananenge burya nabyo byaba ari uburyarya sibyo ko buri kintu cyose kigira side nziza na side mbi ubwo buzima nabwo nabuciyemo bwo kunkoresha bari kugira bari bavuga guprofita mu gifaransa kugira ngo byumvikane bari kumprofita kubera yuko ntaramenyera igihugu kandi bene wanyu noneho umuntu akagukoresha ukaburara ufite amaproje urumva yenda kumena imashini utanaryama ariko kuko uri gukorera mwana bari kugukubita amafaranga 1/40 ingahe atabasha no kwishyura n'umuriro oya dore hari igihe nibutsa akantu katubayeho umwana yaravuze ngo ashaka ifiriti ndangije njyewe sinari nzi ko gaze igiye gushiramo umugabo ngo yagiye mu kazi n'ejo yari yakiriwemo uri kumva ntiyatahana amafaranga bro umugabo akora buri munsi umwana aravuga ngo ashaka ifiriti mbwira umugabo ngo umwana yambwiye ngo ashaka ifiriti ndangije amafaranga ngura ibirayi ngura n'amavuta ndangije nteka ifiriti amafaranga nyine yo kugura amavuta ntabwo naguze amaritiro n'ibiki naguze agace ka litiro ngura n'ibirayi ndangije nteka ifiriti nkishyiramo ifiriti za mbere gazi birashize nari nzi gupima ngo gazi ishize he cyangwa imaze igihe kingana iki ibyo sinari mbizi pe gazi birashize gazi ishize umugabo yicaye aho n'amafiriti ateretse ku ziko ritari kwaka arangije ahamagara wa muntu yakoreye wa ni mu broker bwo nibwo tumwita umukomisiyoneri mbese wowe yari bosi wawe uri umukozi ari komanda kandi ibintu byose ari wowe ubikora uvunika pe avunika ako kantu nanjye karandiye arangije
aramubwira nyine gaze iramushiranye n'iki twari dutetse, araza arinjira nyine arareba ibyo twari dutetse, gaze ishize, nuko aragenda ajya kudufatira gaze barayituza. Bro aragenda ajya kudufatira gaze arayituzanira, uri kumva? Amaze kuyituzanira, ejo kariya kantu karambabaje, ejo ngiye nsanga inkuru yabaye kimomo ukuntu gaze yadushiranye dutetse amafiriti, kandi ari wakabaye ari buduhe amafaranga wakoreye kugira ngo tugire gutya turye cyangwa tugire ikindi kintu twikorera. Ibyo ntiyabikoze, turamwitabaje nk'umuntu nyine, arangije ajya no kutuvuga. So kamubwira akantu kamwe kambabaje. Hari umunsi umwe habonetse umukiriya umurasta agiye gukora rege, tujyana ahantu bita Utawara gukorerayo. Ariko mbere yo kujyayo ngiye imvura yaraguye ndiryamira, ndabatereka niruhukire, kubera ko bari bambwiye ko uwo muntu atishyura ari poromosiyo ngo ariko ngo ari bungure ngo soda. Ndabati nimba ari poromosiyo y'ibintu bifite akamaro, no problem, ndabikora ntacyo bizazana amafaranga. Mwana ndiryamira, imvura ihise ndaza, nje nsanga mutipe umukiriya yarakaye ari kwiciragura. Se umuntu uko ngiye kumuha poromosiyo ari gucira kubera iki? Umuntu agiye guha poromosiyo aracira? Agomba gutuza ukamuha poromosiyo uko ushaka, washaka ukanavuga ati ndarushye reka tuzabikora ikindi gihe. Ni poromosiyo nyine, sibyo? Mbona ari gucira, mbona yanutse, mbona yahumuye, birancanga uburyo umuntu ahumura ugiye kumufasha. Ntabwo sinabyitangiye kuko numvaga nta n'amafaranga arimo, se urakara wenyine, njye sindi burakare, nta mwanya nari mfite wabyo. So turagiye turakoze turasoje. Wankubita soda y'igihumbi kinahada, igihumbi kimwe, ngo ni soda ngo yampaye ngo yangeneye wa mutipe. Kumbe babakubise, ndi kumva ari 30,000. Nimba ntibeshye ko sinaye, urumva? Ariyo babakubise mwana wampama 1,000 mwana nakoze sha. Ndagenda ndabifata ndanabyeditinga ndanabitanga, urumva? Ariko nyuma yaho naje kubimenya. Ega ntago abantu uko baba bari kumwe hari igihe umwe agera gutya akakumenera ibanga. Ariko umurasta nawe wabikubwiye. Umurasta yaciye ruhinga nyuma akakubwira ngo ashaka ko mukorana ariko hatajemo babandi. Oya ntago ari wabimbwiye. Kuri aho ngaho umurasta we yagiye gutya. Ahubwo twakoreye undi muntu, umukongomani w'umunyakenya, uririmba gospel. Nangiye kumuvuga. Nangiye kumuvuga umuntu wabikubwiye, ndamwibutse. So no kuvuga ngo hari undi muntu noneho twakoreye undi mukiriya, icyo gihe uwo mukiriya we bajyaga babikora abizi, bimaze kuba too much biramubabaza, sibyo ra? Yego, bimaze kuba too much biramubabaza. Twamukoreye bwa mbere, nabwo barambeshya, kandi uwo mukiriya arishyuraga fresh. Barambeshya, mukorera indirimbo nziza cyane, arishima cyane.
ubwa kabiri tukoze ndibuka ko igihe nagiye no mu Rwanda azana na polisi yarishyuye aziteza ibibazo cyane ku buryo bendaga kubafunga nagiye mu Rwanda kandi ari njye ugomba gukora video banegereje ko ndagaruka ngarutse njya kumukorera yari yabahaye menya nanayavuga ntacyo bimbwiye menya yari yabahaye 25 ntabwo yari make icyo gihe yari no kumfasha cyane kuko yari kwishyura inzu nabagamo ntabwo yari ihenze akishyura n'ishuri akishyura yari kwishyura byose ayo mafaranga ni menshi cyane ariko rero tipe bankubita ngahe arambwira ngo ni 10,000 yishyuye ngo ndarya 5 ngo nabo barye bingahe ariko noneho ubwo ngubwo kugira ngo nzayabonese none iyo ngaho banyishyuye 2,000 hari n'abampaye 500 haciyeho iminsi ahandi kugira ngo azuzure 5 byari byateje akaduruvayo urumva byatwaye igihe kinini cyane tu urumva noneho umuhanzi muhaye video arayikunda mwana arambaza ngo ariko ngo wishimiye umva ikibazo yambajije wishimiye amafaranga nakwishyuye umutipe ndebaze amaje iki kibazo kubera iki tutamvuga ati nyamara ikintu ashaka kumbwira nahise numvamo akantu ndavuga ati umutipe ashobora kuba ari kwibaza ko amafaranga yishyuye yangezeho ndamubwira ati se amafaranga yahe angahe ngewe ko bampaye aba arasaza umutipe aba arasizoye ngo ngo bagwa hangahe aba arasaze fo atambwira tumva reka nkubwire nishyuye ayangaye biranambabaje njye nari narabitekereje ko bazayakurya ahita bimbwiza ukuri ko munsi nkibimenya nahise mpitamo kuba intare mu ishyamba aho kuhinduka urukwavu urumva gusa barakoze nahise mpitamo guhinduka intare so si ibyo byonyine waje warubiye si ibyo byonyine sinshaka no kuvuga n'izindi nkuru nyinshi z'abantu ni benshi ndabazi simbavuze ni benshi nuko byarambirana kuko sinavuga amazina yabo ntabwo ariko kuvuga amazina yabo ikintu hano turi kubwira abakunzi bacu tugeze muri Kenya kubera kutamenyera igihugu abantu baho batekinze advantage kuri Hirwa baramukoresha akazi bakajya bahembwa bafata amafaranga menshi we bakamuha makeya so rero amaze kubimenya afata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo afata umwanzuro nyine ku giti cye yaje yarubiye yaraka aravuga ati ngewe noneho mva ko bimeze gute sinshaka kubyihanganira aza yarubiye shara nantonganya we rero iyo bamuhemukiye ni nge mbiturwa nyine aruhuka ari uko abisohoreye kuri ngewe rero iyo abimbwiye akabivuga nyine ibitutsi byose yari kubwira babandi araza akabimpereza iyo amaze kubimera ntabwo ngo tuka nawe ndakuregera nkavuga nkitotomba nkisaza nkisararanga sawa nyine nuko njye rata mbigenderamo ndabizira ubwo niyo mba ntanavuze nta kimwe uri kumva bari danje ariko turashimira Imana yatunyujije muri ibyo bihe gusa icyo gihe mfata uwo mwanzuro wari umwanzuro ugoye wari umwanzuro ukomeye akobwira babarira unduhure no mutwaro sheri maze kuwufata barunduhure uyu mutwaro muranikore barubwira abantu bavuga ko ngufatira umwanzuro gira ikintu babwira njye nta muntu wamfatira umwanzuro ku isi ariko njye umuntu amfatira umwanzuro gute njye ntibibaho iyo bigeze mu myanzuro njye nifatira umwanzuro njye se nanavuga nta muntu wamfatira umwanzuro ngo bikunde kuko njye ntabwo ari uko nteye natuza ariko iyo bigeze mu gufata umwanzuro mfata umwanzuro kandi ntawe umuntu wawukuraho nawufashe urumva
nafashe umwanzuro kereka undashe mu mutwe nicyo kintu cyawuhindura. Urumva icyo gihe mfata umwanzuro nta mukiriya nari mfite, nari mpagaze gutya, connection nari mfite yari iyo, ndicara ndavuga ati njye ndawufashe nta n'umukiriya noneho mfite kandi ngiye umwanzuro njye ndawufashe. Ariko Imana sha ikora ite fast yahise inkubita abakiriya gutya, none inkubita akazi ndakora ngeraho nsaba Imana ikiruhuko. Wari wakora ukageraho ugasaba Imana ikiruhuko, ati Imana mfasha iminsi 3 yo kuryama, kubera ko hari igihe nashutingaga ku manywa na nijoro nkabura n'umwanya wo kweditinga, akazi kaba kenshi, Imana irapanura mipaka irafungura. Imana ni nziza, inkubita akazi none ongera ubwo nyisaba konje ndabaga Mana mfasha mbone konje yo kuryama, numvaga mfuye kandi bose bishyura nta numwe utishyura. So rero urumva ko Imana yarabikoze. Imana ishimwe. Rero umuntu wese uzaza mu buzima bwawe, yaba ari ukurenganya, yaba ari ukugira neza cyangwa akakugira nabi, wese aba afite ikintu cy'ingenzi kimuzanye mu buzima bwawe. Ni ukukwigisha, abantu turi abarimu b'abandi, ni ukukwigisha kugira ngo uve ku rwego rumwe ujya ku rundi, yaba mu buryo buri negative cyangwa yaba mu buryo buri positive. Mu gihe ubihagazemo birakubabaza, mu gihe ubinyuzemo birakubabaza, ariko nyuma yaho iyo umaze kurya ku mbuto zabyo nibwo wibuka ko nubwo byakubabaje, nubwo byari n'ubwaguhemukiye, ariko byari umugambi w'Imana kugira ngo ubashe kugera aho ugera. Muri kano kanya rero turashimira abo bantu bemeye gukoreshwa n'Imana, tugashimira n'Imana yabakoresheje. Ubu ntabwo tukicara hasi, turashimira Imana, twicaye ku ntebe, turi mu nzu ifite tapi, uri kumva, turashimira Imana. Umuntu wese wanyuze mu buzima bwacu, n'ubu ngubu turacyari mu buzima, ntabwo turapfa, turahari, ukinyura mu buzima bwacu, yaba ari mu buryo buri negative, yaba ari uburyo buri positive. Mu ukuri kw'Imana mwumve ko twebwe ku mutima wacu, uko nzi nyine tumeze, nta kintu na kimwe biba bitubwiye, kuko twabinyuzemo, tuzi amashuri kandi tuzi n'inyungu zabyo. Nicyo kintu nshaka kubwira abakunzi ba Rwanda Clarisse, ibintu urimo uranyuramo muri kano kanya, niba ari umuntu wakubereye speciosa, uri kumva speciosa ngo ni umugore wo mu rusengero, ngo umukobwa wo mu rusengero ngo wigize kubera ibamba umuhungu, speciosa aba speciosa, akajya abeshya ku buryo akubeshya ngo wamurongoye utamurongoye, akagenda hari imbere mu rusengero akavuga ati wandongoye n'iki, bakagutenga mu rusengero. Speciosa aragenda ngo aba speciosa. Niba uri kumwe na speciosa, uri kumva umuntu wakubereye speciosa, ni ukuri senga Imana, umwereke Imana. Nicyo kintu nkubwiye, isengera Imana, umwereke Imana, ubundi gahunda yawe ibe ari iyawe n'Imana. Uri kumva, ibe ari iyawe n'Imana, ukora ibintu byawe n'Imana yawe. Uri kumva, ikindi ukora ikintu wumva gikwiriye mu buzima, Imana nayo ikigushyigikira. Niko ngiye nkubwiye, ukora ikintu wumva gikwiriye, wirinde kugira nabi. Papa wanjye niwe ujya umbwira ngo mwana wanjye, uzagerageze uzirinde guhemuka, uzajya ukora ikintu ubona ko gikwiriye, kandi ubona ko gikwiriye nyine kizima. Niba ari ukuvuga, niba ikindi kintu akajya ambwira tujye umenya guhakana uvuge hoye, braviye wanjye niko ajya ambwira, nubona ibintu bidakunda byihakane, vuga hoye, kandi ukore neza. Uri kumva, uzirinde guhemuka, uzahemukirwa. Inyungu z'abahemukira abandi ziba zihari, ingororano zabo ziba zihari. Rero ibihe byose uzanyuramo, abantu muzanyuranamo n'abantu, yaba ibyiza cyangwa ibibi, byose biba bifite umumaro ku buzima bwawe. Uri kumva, byose bifite umumaro ku buzima bwawe, kandi ntabwo bihoraho, birahinduka.
twari twicaye aho hasi bakaturya ayo mafaranga ariko ubu twicaye mu ntebe ntabwo bihoraho sibyo ntabwo bihoraho ntabwo twari dufite amarido afite amarido nakuye mu Rwanda so uri kumva ibintu byagiye bihinduka so rero ubwo ni ubwo buzima bwacu ubwo ntacyo ushaka kongeraho nibwo ngo ntabwo ahangaha wajya kuvuga so ntabwo wajya kuvuga ibintu byinshi kuko ubundi aho ngaho niho bugarukiye ubundi buhamya wenda turi gucamo muri iki gihe tuzabubaha kera bwabaye buhamya sibyo turi guca mu buzima still turi mu buzima turi kubaka ubundi buhamya tuzabubabwira igihe cyabwo bwahindutse ubuhamya gusa ibyo ngibyo ni ibijyanye n'iterambere hari n'iby'amatorero nabyo tuzabibabwiraho tuzongera tubibagarukireho nzi neza ko hari abataragize amahirwe yo kubyumva so nabyo biri mu bindi bintu hari n'abantu birirwa bansaba inuze testimony yanjye hari akavidewo gacaracara ka Musteri kanjye ako kavidewo nshaka kuzakavugaho ku bakunzi ni testimony yanjye nshaka kuzavugira abakunzi ba Hirwandi Clarisse mba mbona tuzongera tugasubiramo ubuhamya bwacu kuri channel yacu kugira ngo abantu tuzababwira ubuhamya bujyanye n'urukundo so tuzababwira tubabwira ibijyanye n'amatorero tubabwira ibijyanye dufite byinshi byo kuvuga so ndumva rero ari aho ngaho twaba duhiniye abantu bose turi gukorana muri iyi minsi ndabashimiye cyane mukomeze muze dukore ni benshi sinabavamo kandi mukomeze mudukunde kuri YouTube channel mukomeze muturebe musharinga ibiganiro byacu ni ukuri Imana ikomeze kubamera umugisha mwinshi abantu bose muri gustragoringa muri kino gihe turabakomeza ntago bihoraho umuntu wumva ko ubuzima bwe nanjye uri kukubwira hari ibyo ndi kunyuramo bitanyoroheye ariko ibyo nanyuzemo nicara hasi nkaba niciye ku ntebe bimereza imbaraga zo kumva ko n'ibyo ndimo nzabicamo nabyo bikarangira ntabwo rero ibihurimo bihoraho ntabwo bishaka guhoraho ntabwo bibaho birahinduka ahubwo wowe binyuremo neza uharanire ko bihinduka byiza naho nucika intege ukiheba cyane bizaguhindukira bibi ariko niwumva ko bigomba guhinduka uganira ko bihinduka neza bizakubera byiza reka nkuririmbire ngiye kumuririmbira umuntu uri kunyura mu bihe ndamuririmbira iyo ndirimbo ibibazo ufite gezaho gitari tubasezera tubaririmbire ariko dufite ibitotsi nk'abantu mugenda nta bundi bigeze sangahe saa 8 na 10 n'ingahe nzi kugera nubwo ntajwe mfise uriya mugore avuze ngo ikisire ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu
iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu, iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Ni ukuri mutumbire Yesu, murebe Yesu, ari we mujya mwisunga mu gihe muhuye ibintu ubona byagucanga cyane. Ujye wisunga gusenga, Imana izajya igira ukuntu ibigenza. Abantu bakurenganyije, abantu twakurenganyije, Imana ijya igira uko ibigenza. Ndumvaga ari ako karimbo naririmbira umuntu nyine uri mu bibazo muri kano kanya, wumva wihebye, yabuze uko abigenza. Turi urugero rwiza rw'urugo rwagiye ruhura n'utuntu tw'utubazo twinshi, tugenda tubibabwiramo gake gake, ariko hamwe no gusenga Imana ikajya igenda ibigenza neza. Mu gihe mubana mu rugo, mujye mugerageza gusenga. Aho umwe yacitse intege, umwe aba ariho azamukira, aho undi yacitse intege arazamukira. Mu gihe mwahuje mwese mukaba mufite imbaraga, Imana nayo ijya ibigenza neza. Tari imbere Yego, byaturekera njyewe nako gakora mfite kuririmbira abo bantu. mbega umunezero ukomeye abanyabwenge batamenye, babimenye bakwicuza imyaka yose bamaze. Mbega umunezero ukomeye abanyabwenge batamenye, babimenye bakwicuza imyaka yose bamaze. Babimenye bakwicuza imyaka yose bamaze. Kuba muri we nibwo buzima, kuba muri we nibwo buzima. Ahanagura amarira y'umutima, kuba muri we nibwo buzima, kuba muri we
buzima kuba muri we kuba muri we nibwo buzima ahanagura amarira y'umutima kuba muri we nibwo buzima mbega ubutunzi bukomeye abashoramari batamenye icyo batamenye nuko ifeza n'izahabu bitangwa n'uwo mucunguzi icyo batamenye nuko ifeza n'izahabu bitangwa n'uwo mucunguzi mbega urukundo rukomeye rwatumye mpfira ntakwiriye ubuzima mfite niwe aya mahoro niwe nshuti yanjye nibyo nkwifuriza ubuzima mfite niwe aya mahoro niwe nshuti yanjye nibyo nkwifuriza kuba muri we nibwo buzima kuba muri we nibwo buzima ahanagura amarira y'umutima kuba muri we nibwo buzima kuba muri Yesu kuba muri we nibwo buzima kuba muri Kristo kuba muri we nibwo buzima ahanagura amarira y'umutima kuba muri we nibwo buzima ahanagura amarira y'umutima kuba muri we nibwo buzima ibitotsi birangiye ukuvuga ngo dusoza iyi ndirimbo yaje muri bya bihe sasa tumaze kubabwira bya bihe byahise ni ukuvuga ngo kuba muri Yesu nibwo buzima nibyo byonyine byaduhaye umunezero biduhereza imbaraga zo kubasha guca muri ibyo bihe byose kuba muri Yesu nibwo buzima kuba muri Yesu nibyo bitanga umunezero nibyo bihanagura amarira yo mu mutima agahinda ko mu mutima byamara kukamara nawe ukagira imbaraga zibabarira abakubabaje nawe ukibabarira ubwawe murakoze cyane murakoze turabakunda cyane umuntu urebye iki kiganiro aribwo bwa mbere utarakora subscribe please do subscribe kandi usharinge ukore like comment dukeneye comment zanyu mwandike munsi comment mutubwire rega nimwe tubereyeho mwebwe kuri social media tubereyeho mwebwe mujye muduhereza ibitekerezo mutubwire turabemeraga cyane ibiganiro byacu nakagaruka so turabakunda bye ciao ciao we love you so much